Baravo mama 23 intare za Sarambwe ziri imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano muri Sud Kivu aho duhiriye operation ibikorwa bya gisirikare bikomeye muri izi nkuru twamaze kubategurira. Inkuru nziza ku ntare za Sarambwe uzamaze neza kwinjira ikibuga nyuma y'iko bategereje isasu rya mbere ndetse no kwibiganiro bigomba guhagarara Kinshasa ikemeza neza ko ngo bishigikiye imirwano rutora nyuma y'imyiteguro karundura yazenya abacancuro ndetse n'abasirikare bafatanye bikorwa ba Kinshasa barimo ababirigi aba South Africa ndetse n'abarundi bari imbere ku rugamba mu gutegura ndetse no gutimba tekanike z'urugamba zo kwinjiza neza mama 23 mu cyo bise casted zo kwamburwa ibice ndetse n'ahantu hose igenzura mu cyo bikikije Uvira akomeje gutegurirwa urugamba rw'injyana muntu intasi za mama 23 zongeye kuvumbura andi mabanga akomeye mu dutendo rutura dukomeje korera muri Uvira rwagati tutavugwa nyuma ya position nyinshi z'urugamba zikali zari zigomba gutangizwa vuba ngo mama 23 ikaziburizamo nyuma y'uko bamenye neza ko ibyabo byose bikomeje kujya ku karubanda bwangu mama 23 yamaze kubatangatanga byanyabyo iby'intwaro ndetse n'ibikoresho rutura byazanwe muri aka gace byose bizasenwa byongeye gutinwa kuvanwa mu Burundi aho bikambitse kugeza ubu nyuma y'uko hano muri Uvira rwagati hatizewe kuko ngo bagomba kuzizana zitazinjizwa mu mirwano ntabyo kongera gutegereza na rimwe mama 23 ikomeje kubavumbura muri buri tekanike zose ndetse na buri nguni bashaka kumeneramo ibintu biracyari ibibazo hano muri Uvira ibi turaje tubyinjiremo hagataho iby'abacancuro bumenyi bafite n'uburyo ikibazo ataka mama 23 ubu byose biri hanze ku karubanda aba bacancuro bazanwe na Kinshasa kuri season ya kabiri y'imirwano rutura yitegezweho kongera guhindura byinshi iwarikare ndetse na hano Uvira ibi byose turaje tubyinjira maze tunakubwire neza uburyo iki gisekedi ngo noneho yakoze uko ashoboye kose ngo ntiyongere gutuburirwa maze ngo ahabwe abantu badashoboye kurwana bazamanika amaboko ibyo nabyo turabifite turinjira iwarikare muri ya mirwano karahabutaka mwese nari mwiteze neza ko ngizahindura isura mu buryo bukomeye mama 23 warikare centre iraribana y'ingo n'abacancuro bashya bazanwe ngo batabari Kinshasa itarafatanwa uduce maze ubone ngo mama 23 ituruka ive muri aka gace yerekeze mu tundi turimo nka Gisangane guhondagura abafahudese mu buryo bukomeye intare zakuriye inzira ku murima zibwira ubutegetsi bwa Kinshasa zidaciye ku ruhande ku yindi ncuro ziti twone tuzigira dutana santimetero imwe mu gace twafasha kariko kose si tunateganya rwose kujya mu biganiro cyangwa se ibindi bikorwa kugira ngo twumvikane uburyo tuzava mu duce twacakiye ahubwo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzaturwaniremo neza kandi tugire ubushobozi buhambaye bwo kugira ngo turinde abaturage twiyemeje kurinda ndetse no gufata mu duce ibi bivuze iki ku butegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu Rwanda Repubulika Demokarasi ya Kongo mama 23 izayivangamo ibi turabivugaho tunakubwira impamvu ikaze aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa iburi mushyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho gahunda niyo maze ubundi niba dusanga mwibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri izo operation inkuru zikomeye 5 ikaze n'amakuru ndetse na operation zihutirwa cyane twinjiyemo neza imbere ku rugamba ku gihugu cy'imirwano ku butaka bwa Congo tugiye kubanza guhera neza muri Sud Kivu muri ya miripuko rutura itegerejwe na buri wese kandi igomba guhindura urugamba burundu ku buryo Kinshasa rwose izigomba kuzamenya neza ubushobozi bwa mama 23 ndetse nuko igomba kuba ifite abatekanisi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye hano muri Uvira kuko hagomba gucakirwa byange bikonde Kinshasa ahubwo itegerejwe kugira ngo ihondagurwe mu buryo bukomeye nubwo yibesha ko gwazanye abasirikare ndetse n'ibikoresho rutura ngo izahashisha mama 23 igahunga ndetse ngo igahunga imirwano ngo yirutse mu buryo bukaze ariko ibisibyo intare za Sarambwe ngaye makuru meza ubu noneho yamaze kwinjira imbere ku rugamba ibanza gushaka amakuru y'ingenzi kandi akomeye nyuma y'Ikose uduce twose dukikije Uvira ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubyemeza nyuma y'igihe bwemeza neza ko muri position nziza z'urugamba ariko abatekanisi ba mama 23 bakomeje gukora agatangaza gakomeye bandagaza Kinshasa mu buryo bukomeye abacancuro bagize hano Uvira baje nta bikoresho bafite ngo baza kubanza kwiga ikibuga ndetse n'urugamba kugira ngo mama 23 itabinjirana igatangira kubasenyana ububiko bwabo bw'intwaro ndetse n'ibikoresho byose ngo bagombaga kwifashisha ubu tuvugana ngo baracyapanga urugamba mu nama zikomeye bapanga ibirindiro ndetse ngo n'uburyo yazakora na FARDC bahanahana amakuru ariko batabana hamwe kuko ibirindiro ngo bya FARDC bigomba kukwabyo n'iby'abazarindo ndetse n'iby'abarundi bityo rero ngo uburyo bwo guhuza ibikorwa nibwo buzigwaho ariko ngo ntibagomba gukorana mu buryo bwere kuko ngo bamwe bashobora kugandisha abandi kandi bahawe misiyo zitandukanye
M23 ibi byose iri kubimenya mu gihe urugamba bikekwa neza ko yari yamaze no kurutangiza mu buryo bweruye ikoresheje abakomando bari babatekanisiye bari imbere muri Uvira rwagati, kandi bwana na Fdrl bakirirwana nayo ndetse n'abarundi bikabukona ko abangaba bamaze guhigisha uruhindu hano muri Uvira rwagati. Intwaro y'icya bivugwa neza ko zigizwe n'amadrone, ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo sitasiyo zo gukontorora ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose, birimo abahakazi n'ibindi, ndetse bikanavugwa ko bari barazanye izindi ntwaro zidasanzwe ziriho amawevu zibite ashobora guhanura amadrone ndetse no kumenya neza ibitambutse mu kirere. Ibyo byose M23 wamaze kubikora surveillance imenya neza ko byasigaye mu Burundi ariho hamaze guhindurwa icyo bita aseno z'intwaro hafi zose ubutegetsi bwa Kinshasa buteganya kumanura hano muri Uvira rwagati urugamba rutangiye, maze ubundi ngo rugakubitana na M23 ngo ariko ko kuzibika Uvira no mu tundi duce twose Fdrl ifitemo ibirindiro cyaba ari igitekerezo kibi ko M23 ishobora kubatungura kuko babizi neza kuri hano muri Uvira uburyo bwiza bw'abo wazongo mu gutandukanya abasirikare kuri buri impande zombi ngo bagiye bahabwa neza ngo ko bagomba kuba bameze, ndetse ngo nuko bazigomba gukora baracyafite urujijo rukomeye kuko ngo batarasobanukirwa neza ngo uburyo kibazakura umwanzi imbere indani mu gisirikare cyabo, ndetse ngo ntabashe kumenya amakuru yabo. M23 kubinjirira gutya yatumye imenya intege nke zabo, ndetse ngo n'uburyo kibagomba kuzarwanwa mu buryo bukomeye. Iby'ubushobozi bavugwaho M23 ngo igomba kubusenya byange bikunde. Intare za Sarambwe zitegereje isasu rya mbere nyuma y'uko bategereje ko ibiganiro byanga Kinshasa ikabyikuramo, dore ko yavuze ko n'ubundi idafite gahunda yo kuganira na M23 imbere y'abaturage kuko ngo ari umutwe bavuga kutabaho ko bo bagihanganye n'u Rwanda nk'uko strategie zabo mu by'urugamba babivuga. Ariko intare za Sarambwe zirabategerereje imbere neza ku mirongo y'imbere, maze ubundi ngo batangire bahangane mu buryo bweruye. Abatekanisiye b'intare bateze ibico buri gace kose kagomba guturuka muri Uvira ku buryo nta muntu n'umwe ugomba gusohokamo ngo yongere gusubiramo amahoro. Ibi byose bikaba byaragaragajwe n'imitego mike kugeza ubu y'abasirikare bake bagera kuri 6 batinyutse gusohoka muri Uvira ngo baje gukora ubutasi kuva muri Ruki ndetse na Runingo rwagati, ariko iyo barengeye kugeza ubu haburi burengero. Ibyo nabyo turacyabikoraho kugeza ubiperereza kugira ngo tubahereze amakuru y'ingenzi kandi akomeye nyuma y'uko agizwe ibanga mu buryo bukaze. Nta n'iminsi mike kugeza ubu bamaze bageze hano muri Uvira babacancuro, ariko dore ubushobozi bwabo. Aba bacancuro bivugwa ko ngo mu guturanwa ko kwamaze kwitonderwa mu buryo bukomeye kandi gukanasuzumwa mu buryo bwa nyabwo, nanone kandi agasuzuma imikoreshereze yabo mu by'urugamba buri muntu ku wundi ndetse n'imitekerereze. Aba bacancuro kandi bivugwa ko ari abafite ubushobozi buhambaye mu gukoresha utunyamaswa ndetse ngo n'ibikoresho hafi ya byose mu by'urugamba, mu kurwana inkundura mu cyo bise urugamba rwa combat, ndetse no kwinjirira umwanzi mu birindiro n'ibindi byinshi. Bakanavugaho kandi kuba bakoresha night vision mu buryo bwo kugaba ibitero haba ku manywa ndetse na nijoro bagakora igihe cyose. Ubushobozi bwabo ngo bukabahereza kuba binjirira umwanzi bakamuhondagura mu buryo bukomeye atabashije kubona uburari. Ngibyo abo bose bakora bikaba bigamije gutuma ngo abantu babatinya kandi ngo bakamenya neza ko urugamba rukaze. Amburushi zabo ngo zirakaze cyane ku rwego rwa nyuma nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubishira hanze ndetse n'inyandiko zamaze kuvumburwa muri Uvira. Ngibi byose bikaba bigaragaza neza nk'uko M23 yiriwe itaraye, ariko ibi byose n'ubundi isanzwe bizi kuko n'abazanwe kuva Igoma rwagati ngaruko bavugaga harimo n'abakomando bo muri bihugu by'akarere bitoje mu buryo bukomeye, ariko n'ubundi bikarangira batsinzwe mu buryo bwa nyabwo nyuma yo gukubitwa inshuro n'abarwanyi ba M23 mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare byigaruye imijyi irimo Bukavu ndetse na Goma ya Kivu za ruguru na Kivu y'epfo zo muri Sud Kivu. Hagati aho Iwarikari intare za Sarambwe mu kurebana y'ingwe n'abasirikare b'abacancuro bivuga neza ko bahagaze bwuma ngo mu kurinda aka gace kugira ngo katigarurirwa. M23 ngirasa nk'aho yakwamiye muri defense zimwe ndetse ngikabitegereje neza firimbi ya nyuma ibikorwa bya gisirikare ngariko nayo itabanje kwataka mu buryo buhotiweho kuko ngishobora gukubitana n'icyo bisi byago n'uruva gusenya mu buryo bukaze hashingiye ku muzane ngo ry'uko abo bacancuro ngo batapfa kwisukirwa mu buryo bukomeye. Iwarikare na agace kamaze kugezwamo ibikoresho bya gisirikare hafi ya byose bihambaye mu kugerageza gusubiza inyuma intare za Sarambwe bazambura ngo duce gake kugeza neza ngo muri wa Masisi ndetse na Rucuro. N'ibikorwa bya gisirikare byatangirijwe mu rwego rwo guhabya abarwanyi mu buryo bukomeye ngo kandi ngo bagakurwa ku mirongo
w'urugamba imbere nkuko Kinshasa amaze kubitegura mu rugamba rukomeye maze iminsi ihimba ndetse nginashaka kugira ngo rujye imbere runerekane neza ubushobozi n'ubuhangange ngo aba basirikare ndetse n'ibikoresho byabo bagomba kuba bafite imbere ku rugamba. Intare za Sarambwe zimaze iminsi zikora ibishoboka byose kugira ngo Kinshasa yongere ibabazwe mu buryo bukomeye hano muri aka gace kigarurirwa ku nshuro ya kabiri. Ibizatuma noneho komeza iriganiro bagira byinshi bavuga nubwo Kinshasa isa nk'iyakaninga ishaka kurwana mu buryo bukomeye. Hagati aho itangazo ryihutirwa rya M23 nuko yamaze gukurira inzira ku murima Kinshasa ko ibyiteganya ngo bazarekurana santimetero imwe mu bijyanye n'ibiganiro hashingiwe no ku masezerano y'u Rwanda na Congo ngo ibyo bitarimo kuko bo mu byo basinye ntago barimo kumvikana kandi ntibigeze na rimwe bajya mu biganiro ibyo aribyo byose ngo bigere ku ntego. N'ibyo barimo idoha bisa nk'ibyapfubye mu buryo bukomeye kuko Kinshasa ihamya neza ko kuganira na M23 bidashoboka mu gihe ngo bari kuganira n'u Rwanda nkuko bitirira M23 kandi koko ngo ibi nibyo bagomba kugenderaho buri gihe. M23 duce yafashe ngo yaravunitse mu buryo bukomeye, irasezeranya abaturage ko kubaterana bitakirimo, ibikomeje gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo ari bwiteze impinduka kandi ngo zikomeye zigomba gutuma ngo basigara bazi neza ngo kuro ibikorwa byabo bya gisirikare ngo bigomba byibura kuzajya mbere. Gusa ibi byose bimaze gucishwamo agakubo. M23 yamaze kwerekana ubushobozi n'ubudahangarwa buhambaye cyane muri ibi bikorwa ku buryo noneho ntawe kongera kuvuga ngo bazacikira cyangwa se ngo bazabacikira hagihari. Si ibyo gusa, M23 intare za Sarambwe irabisandaje muri Uvira. Ayo mashusho mubona nayo indagiye rutura itwara imizigo ya gisirikare ndetse n'abasirikare n'ibikoresho byayo yitwa Lokechisi akanyerezo 130 Hercules yari itwaye ingabo ndetse n'ibyo bikoresho rutura biturutse muri Brazil ku itegeko ryatanzwe na Eric Prince ukuriye abacancuro bari guturuka muri Colombia ndetse no muri Brazil baje imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano mu cyiciro cya kabiri ababo bahuye n'uruva gusenya. Nyuma yuko ubutasi bw'intare za Sarambwe aribwo bukekwa ko bwamaze kwinjira neza muri GPS y'ikibuga cy'indege cya Amerika ndadayihani Bujumbura ku nshuro ya kabiri mo kandi gatendo rutura ko kuyebya indege ingi yageze hejuru ibura amerekezo birangira isi yoborwa byihuse cyane mu gihugu cya Tanzania niho ituye imizigo mu buryo butunguranye cyane nyuma y'iko ari igiye gusandarira hejuru mu kirere cya Bujumbura ibintu bigahinduka bibi. Iki ni igitondo gikomeye gitumye ibintu byose bisubirira udubi kuko ubu bamaze kwinjira mu by'ikoranabuhanga byose ndetse no kugenzura ikirere nyuma ku butegetsi bwa Kinshasa bari bwamaze kuvuga ko bujye kwifashisha intambara iciye mu kirere kandi Burundi bukaba position militaire karabutaka rutura igomba kwifashishwa n'abacancuro M23 muri operation rutura yo kuneteraliza ibi bitoro byose ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose byazanwe kuri iki kibuga cy'imirwano bitunguye Kinshasa ndetse n'u Burundi. Nibihe biki byakoreshejwe kugira ngo ibi bigerweho turaje tubikunyuriremo neza gatanu ku kandi muri operation yihutirwa cyane twamaze gutohoza nta kimwe dusize hano kuri muyoboro mugara makuru agezweho kandi yihutirwa mini ya yindi murebe munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe ni ku mutekano, politiki na diplomasi maze ubundi tubaye ikaze mu nkuru zikomeye mudashobora gusanga handi. Ikaze reka twinjire muri operation mu buryo bweruye. No operation karabutaka kandi kakaye cyane iri gutuma M23 yongera gukora ibingofero mu buryo bukomeye hakibazwa uburyo ikoresha bikabirana mu buryo bukomeye. Murabizi neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gukanira kandi bwashoka yabo katubutse cyane mu bikorwa by'abacancuro ndetse n'ibyo guhigisha uruhindu M23 kugira ngo ihirimburwe burundu ivanwe kuri ubutaka bwa Congo by'umwihariko mu bice byo muri Sud Kivu kuko ari byo bigiye guherwamo rugamba kandi ari naho hagiye guherwamo rugamba ruhambaye cyane hifashishijwe igihugu cy'u Burundi ka arija mwiza cyangwa se ukora na Kinshasa mwiza muri rugamba karundura bagiye gufatanya kugira ngo bakubite M23 gusa mu buryo butunguranye cyane. Intare za Sarambwe ntago ziryanye ndetse nazo ntizitsinziye kuko zizi neza ko ziramutse zihumbije zikaba zidafite amakuru y'urugamba ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byo ngo bikore neza bahita bahura n'icyo bisuruva gusenya bagahondagurwa mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoye amaboko amafaranga ndetse n'ibikoresho mu kirere ndetse bunabishora mu bacancuro babimenyereye ndetse bagomba kubikoresha neza maze ngo ubundi bagahangana n'izo ngabo ngo zimaze imesi zarigiza karakananya hehe muri rugamba rw'isku rw'ubukana buhambaye rugiye gutangizwa na Kinshasa ngo rugomba gusiga habonetse utsinze n'utsinzwe. Ubu rero M23 ibyo byose iri kubishira hasi
agatendo ka mbere na operasiyo ikomeye ni mu gihe amakuru menshi kandi akomeye y'ibijyanye n'urugamba ndetse no kuri bugende M23 ikomeza kugenda yinjirira mu buryo bukomeye iciye mu basirikare bayi barenga 3,000 yohereje Uvira bashinzwe kugenzura akantu ku kandi kuri operasiyo ziri gukorwa ndetse n'izigomba gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nka coalition kugira ngo babarwanye. Bamaze kuvumbura neza ko kuri uyu munsi tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi tana mu gicamunsi karibwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzaba bwongeye kwakira ibindi bikoresho ndetse n'abakomando rutura babacancuro bagiye baturuka muri Colombia ndetse no muri Brazil bafite icyo bita umwitozo rutura mu bijyanye no kurashisha indege z'amadrone no kugenzura coordine ndetse bakaba basista beza bagomba kuyobora urugamba ndetse no kwereka abasirikare aho bagomba guhera defense ndetse no kwataka abasirikare b'inararibonye ndetse bafite ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga by'ibijyanye n'ibya gisirikare mu rwego rukomeye bemeye guhayiringwa na Kinshasa bahakayabo k'amafaranga bagombaga guhita batangiriza ibikorwa byabo hano muri Sud bakubita babangura kuko bizeye cyane mu by'urugamba nyuma y'uko ngo bahizwe no bita Eric Prince ukorera muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kigo cyitwa Blackwater cyatahawe akazi ko guhigisha uruhinda bacancuro bazirukana M23 mu bice igenzura byose butegetsi bwa Kinshasa bwiterura u Rwanda. Ubwo rero iyo ndege yabo yagombaga guhaguruka neza aho bita muri Brazil Rio de Janeiro hono mu rw'amakuru itwaye abacancuro ijano ku butaka kugeza ubu bwo Burundi kwa Amerika yo ndadaye dore ko yagombaga kuruhukira kuko n'ubundi arabafatanya bikorwa ubundi bagahita baherwa amabwiriza bakanapakurura n'ibikoresho mu rwego rwo kwirinda impanuka izo arizo zose zabera mu kirere kugeza ubu kibice bigenzurwa cyangwa se nibirimo kuberamo imirwano kugeza muri Sud Kivu. Bivugwa neza ko iyo ndege yageze hejuru y'ikibuga cya Amerika yo ndadaye hagera byibura kuri saa 12 zuzuye z'umugoroba ariko mu buryo butunguranye cyane ikibazo bari ku minara bakabura uko basubiza. Icyo gihe ikoranabuhanga ryabo yaryamaze kwinjirirwa ritagikora ndetse nibiranga ikibuga cy'indege itarimo kugaragara muri cockpit y'indege yatinze hejuru mu kirere isaba inzira ariko ikaba yisubiza irongera hamagara Kinshasa mu buryo bwihuse cyane bahita basaba inzira byihuse ku kibuga cya Julius Nyerere hano muri Tanzania ariko bavuga ko ari abasirikare bari baje mu mirwano n'ibikorwa bya gisirikare bityo bemerwa nabwo bitenze indege yatangiye kugira ibibazo hejuru mu kirere ibyatunguye benshi mu buryo bukomeye bo bakurikiranye operasiyo y'indege benshi bari batekereze neza ko ari ya Kinshasa ngiri gucunga umutekano ariko uburyo yigaragaraga ibirango byuko yaguzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse iriho n'ibirango byaho byatunguranye mu buryo bukomeye kuko ari abacancura n'ubundi ba Blackwater. Ubwo rero yahise igenda ijya kugwa ku kibuga cya Julius Nyerere abasirikare bomeye mu buryo bukomeye kakaba gatendo keruye kamaze kugera neza ibujumbura mu buryo bweruye mu rwego rwo gukomeza kunetraliza ibikorwa bya gisirikare. M23 intare za Sarambwe nubwo batatswe hano rwose muri Uvira bamaze kugaragaza ko bamaze kwinjira buri gikorwa cyose bahereye imbere indani mu mutima w'ibikoresho aho bigomba gutungwa dore kuko bivugwa iyo ndege yarizanye ibyo bikoresho rutura ari byo bya mbere byari bigiye gutuma ngo M23 ikangarana mu buryo bukomeye kuko ari mu bwoko bw'amadrone butari bwarigeze bugaragara burimo ngo no gucira umuriro bwari bigiye kuzanwa bwa mbere kuri iki kibuga cy'imirwano buzanwe n'abo bacancuro bavuga ko banarwanye n'urugamba rwo muri Karere Guhanganamo n'Uburusiya. Igihugu cya Congo cyafashe hasi hejuru mu gushora kayabo ibikoresho ndetse n'abasirikare butura gumenyera iby'imirwanire kandi kakaye yayindi iswinjyana muntu mu buryo bukomeye rigomba kuzatuma M23 ipfukamishwa byange bikunde gusa gatangaza bakoreye baberetse ko atari agafuka imvugwa rimwe. Ubu ngubu Kinshasa girasa niyiteguye kongera kubona imirambo y'abazungu imbere ku rugamba. M23 yamaze kuvumbura operasiyo zabo zose mu gihe bari bazi ko ngo bazayibikiranya ubundi bakayikubitira hari binzega ariko ubusiko biri kugenda. Amakuru dufite iyinjirirwa ry'iki kibuga cy'indege cya Amerika yo ndadaye arahambaye cyane kuko byatumye n'indege zitwara abagenzi zihagarikwa amasaha kugeza bataramenyekana dore ko kuva muri icyo gihe cyose nta ndege n'imwe iragwa ibujumbura. Tukaba dukomeje gukurikirana amakuru y'ukuntu byagenze kuko ingendo zo mu kirere zikomeje guhinduka ikibazo kandi ngo zishobora kutaba neza mu gihe cyose indege zije hano kuko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukaze. Si ubwa mbere bivuzwe ko iki kibuga cy'indege cyinjiriwe kuko no mu mezi abiri ashize igisirikare cya Congo cyamaze gutangaza ndetse kinemeza amakuru y'uko
Indege ya Afurika y'Epfo yari yitwa CH Global Master 3 yazanaga ibikoresho bya Afurika y'Epfo hano ije kubihereza ubufasha ku gisirikare cya FARDC, nayo yaje kubura icyo bita balance mu kirere iburukwirwa, birangiye igiye kugwa mu gihugu cya Uganda, yabuze inzira burundu nyuma yo kubura amerekezo ndetse no kutabona umuhanda, ibyagombaga guteza iturika ndetse no kongera guteza impanuka mu buryo bukomeye. Yari izaniye ibikoresho FARDC, ibyo birangira bitageze ku kigo cy'imirwano mu buryo bworoshye kuko byacishijwe inzira nini, na n'ubu bikavugwa ko bikiri aho wita muri Kivu y'Amajyaruguru, byose bikaba byarekejwe warikare. Operasiyo nk'izi ngizi M23 yinjiramo mu buryo bw'ikoranabuhanga ikoresheje abahakazi zashegeshe ndetse zinongera gutuma ibintu byinshi bisubira urudubi, ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi butsindishwa bikomeye no kubikoranabuhanga by'ibikorwa byabo byose rikurwaho. Ibikaba bisa neza n'ibyakozwe Goma rwagati, ubu yafatwaga kuva ku 27 zo ku kwezi kwa mbere 2025, aho ikoranabuhanga ryose muri yo buri ndege ndetse n'ishobora kugira ngo rirebe aho zigeze byakuho burundu, bityo indege za FARDC zirimo Sukhoi 25 ndetse n'indege rutura zitwa kugeza ubu na Apache M6 zikabura icyo biti igipimo rutura ngo zitere target kuri M23, bikarangira ibintu bisubiye urudubi, ibyatumye neza ibintu bihindura isura mu buryo bukomeye kuri iki kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. M23 irimo kubahima mu buryo bukaze, kandi gukora ibi bivuze ko urukwere kuba muhanganye ko nawe ufite imbaraga kandi zakasa mutwe zishobora kumugezayo. Ibyatumye abacancuro ndetse n'abaFARDC bongera kwikangamo ku nshuro ya kabiri kuko bahombye izindi misiyo kuri gahunda yabo ndetse na kalendari, ngo handitse ko abacancuro bagombaga gutangira imirwano kuva ku munsi w'ejo hakoreshejwe ibitero bya mbere byo kubanza gukangata ndetse no kwereka M23 ko bahageze. Gusa birapfubijwe bwangu, ubu ngubu bari gupanga uburyo bazava muri Tanzania, niba bazerekeza Gisangane ntago bizwi, ariko iyi ndege iri gukurikiranwa akantu ku kandi ku buryo kuzigera ikandagira kuri iki kibuga cy'imirwano ibikoresho bikahagera bizatinda cyane. Nanone kandi inzira y'amaguru nayo ngo ntiyizeye cyane kuko batekerezwa ko byagwa mburushi, kandi kuva muri Tanzania bitwawe kugeza ubu ngo n'imodoka nabyo bikiri ikibazo mu buryo bukomeye. Kinshasa irasa n'iri guhomba ubufasha bwari bweruye kandi bukomeye bw'urugamba kuri iki kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukaze mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. M23 ese iraza gukora kandi gatendo gakaze nk'aka ngaka? Dukomeje gukurikirana operasiyo y'akantu ku kandi.